ngusubize wowe none izbani wavuga ngo bivuge gutyo urarizwa n'imbo ndi mwana ubimenye ariko naragufunze jihadi ntiyakuvugishije mvugisha se nkandi ndoburije kuvugana nawe ntayo none kuri mu buzima bwawe wabaye mu buzima bwawe nanjye nkaba mu bwanjye urarwana n'iki uri Kigali icara Kigali zikoti asone ikota guteze kakurujije ubuzima mubwira ahubwo niba buri mari kurizwa n'iki ngo jihadi ngo arareba ko we ubwo dufa mukomeye na version mukomeye ngasi ninde waririye jihadi koko ninde wamuriza ninde warize ngo umuntu ngo yanze go kuvugana nawe ubu nkushubije hano kugira ngo ntazagira ukuntu mbitindaho ndavugana nawe se turavugana uretse kuravugana hano oya Godfa natsi minota 2 mfasha nyikoresha reka bakuvugiremo reka undi nawe agenda avuga reka undi nawe avuge wagitinganya umva gatingana n'amabere yanyu wowe gatingana n'amabere yanyu genda wowe tubiza wowe nturambona wowe ntagurambona weyitandisi wowe uzambona semuhu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyakwaga bwawe nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyakwaga bwawe ngaho nta ruhare nabigizemo kugira ngo ube warisanze Kigali aho uri nawe ntagusetse ngo ntago wafunga imisumi inkweto zanjye ujye witira icara rero uberwe nayo urambaza iki sawa urambaza iki ntuzongere mari nuteze pe uri kwitaka ntacyo urarwana n'iki bwawe icara ahubwo icara Kigali kode Semungu Kigali cyane senza nkabamaze umwaka nibwo igiye kunyota none se urumvusetse oya ndi kuri igisaho oya komera no mwaje muri kisharisha nakubwiye ko nta ruhare nabigizemo kugira ngo wisange Nyarugenge mwaje muri kishari mukana abandi mu maho nta ruhare n'abantu bose bari hano barabizi none se ko jihadi yabwiye ngo gutinganya bihunga nimujyana mu nama se mu kwazijya muri ku giti cy'Imana ibyo nawe bisubize we urakoze cyane nje gusubiza kuri ibi ari kuvuga mfite ikibazo cy'Isanze Kigali n'ibiki byose ari kurwana n'iki wagumye mu gukora ubuzima ikibazo wamekinze ngewe hari icyo ndi kurwana cyo karo wantuye kuzina live ngewe hari icyo ndi kurwana cyo kari uko bavuze kuri jari ngo wagasohoka ngo mwabanaga n'ibiki ngo nanze kuguha imbabazi ngo ndakureba nkiruka utiruka wa mugore we nange jone twahuye muri nuza mu inama ya Nobreza Hotel ngabaza Madoxi uyu mungu dufiki kuri tayi 17 uzwa ntabwo wiruka oya ntabwo wiruka ubona umutima gucira umutima ntawo yakikurana nawe icyaha ni kibi gushakana nawe ari guhita afata amanuza amagift akohereza kurije kontineri ngo wisange Kigali nijya kurije kontineri ngo wisange Kigali wibwira yuko usetse ni wowe usetse guma mu buzima bwawe nanjye ngume mu bwanjye ahubwo reka nkubwire ntuzongere kugira umuntu ntuma kuko reka nkubwire oya bagutumye wundi azongera kukubaheza uzaba uri hanze se ntuzongere ayo jya kuri rutoroheje ngwini Nyarugenge rutoroshye uruguriyo ko rutoroshye Godfather narinje gusubiza Eric kubera bari banyohereje ntuzenye ibyo bari kodinze hano
sindi gusubizanya nawe wowe Kasuku wowe huzamba Semunga azakugemurira yes Semunga azakugemurira nta kibazo kandi agira urukundo azino guteka nta kibazo agira urukundo Semunga agira urukundo bihagije ibyo birahagije nani byihorere jiha reka tubishiraho umucyo ibi bireka kantu tugashiraho umucyo ibyuko aka kantu ntuza akoze statement nani Semuhungu yuko we na Kadete wo muri Sweden arimwe mwamugambaniye icyo ngicyo ni kimwe kavuga ati n'umutima wanjye uraremereye icyo ngicyo tugishira iruhande ngo mwaramugambaniye nuko umugambanira hehe umugambanira yarahari se ntabwo Semuhungu yababeje umugambanira hehe ngo mwamugiriye ishyamba kugira ngo ibyamubaye muri Amerika bimubeho ibyo niyo tubyirengagiza jiha nihe mpamvu Semuhungu mwabayeho inshuti mwigeze kuba inshuti mwigeze kuba abavandimwe mu bihe bya kera byagenze kugira ngo umuntu mwabayeho inshuti mukaba abavandimwe uyu munsi ashobora kugera i Kigali nawe uri kubyumvira ngo tumahe intumwa akifuza ko nk'abantu bigeze kubaha inshuti nk'abantu barabavandimwe ku kibuga cy'indege nkubona mu bihe bya kera waravuga ati ngiye kwakira umuvandimwe wanjye tuba muri association imwe nani jiha niki Eric Semuhungu yagukoreye udashobora gishobora gutuma muticara ngo muganire amasaha aho nyumvira bikanga aho nyumvira hari icyo yankoreye hari icyo namukoreye none nukubera icyo agusaba ngo mwicare ukanga ko mwicara ko byabaye umunyamahoro kandi bigaragara ko ari mu mwamuhemukiye ariko Godfa icecekera kari mu ruro barasyana amahoro icecekera nakubwiye yuko ibyo byose aje kuvuga hano sije wagize uruhare kugira ngo yisange i Kigali kandi no kubura i Kigali nawe ntusetse icyo kimenye Semunga azakugemurira Semunga azakugemurira nicyo cyari kinzanye kuko iki cyo cyari kintangaje cyane icyo kintu urumva pede ntabwo witeguye kwiyunga na Semuhungu niko pede Kasuku ariko se tujye tuvugisha ukuri Jihadi ararinda avuga ngo kuba nicyo Kigali sinsetse mfite imitungo ya hafi biliyoni y'amanyarwanda wamukire we kuranyura kuri ntuzenya ngo abantu banze mfite inuze za miliyoni hafi 500 ubwo se akavuga ngo ntabwo nsetse gute urugendo rwa Dubai mitafata indege business class Kenya business class Uganda business class ubwo tuhuriye he nawe kugira ngo uri kuza kwiyasa ahangaha ngo abantu barakugambaniye twebwe turi Amerika ngewe nawe ndaririra i Kigali n'ukwezi kumwe meze neza boku Jia reka ko nshaka kwitanga nkavuza mama wawe shaka ko bambwiye ngo ararwaye ahise avaho atirukanka ngo ariko uribaza umuntu yicara ngo nango umuntu ngasetse cyaro cya Norvège ariko sikaba basetsa we narumiwe Karam waretse tugakora cotisation nkavuza nyina wa Jihad shaka ko bambwiye ko byajaguye bari agenda bwo kumuvuza maze igihe mbyumva ariko ngewe nakazi k'ababyeyi n'ababyeyi agenda bamuvuza nyine mbona umugirimo kurusha ngiye ngusabye ubufasha niba wenda wanagura mituweli niba wanagira ngo ngenda ndatanga ndi yose rwose umva first of all nyine akaboko kawe rwose bikeneye angahe mituweli gusa ya 3 ayo ni make na okay nari banza umushaka n'umuntu kuzamukira imbayago we uribaza umuntu kubwira ngo nawe ngo uri ahano ngo nangusetse usari nge nawe uhora ahamagazwa kuri ribu ninde ariko uko abantu batabanyarwanda mutagira n'isoni ubwo ari nge na Jihad ahamagazwa kubera umunwa we wamunaniye ninde siwe nungu siniko nane hose ari gutrendinga kubera gusebanya ariko sha abantu bari bibagirwa vuba si uri gusebanya ariko twinjira mu buzima bw'abahanzi batandukanye n'abakina ba producer n'abakibose abatuka
none ngo ngiye ngo kuba nishicaye i Kigali ngo ntabwo nsetse